umugabo wanjye ahora mu kazi ntabwo ajya mbonera umwanya kandi hari ibyo mba nkeneye. Ni ibiki se bipfa uvuga ngo mba nkeneye nyine ko hari ukeneye uwe uhora mu kazi uhora ujya gushaka amafaranga ntabwo ujya unkorera ibyo mu buriri. we n'uyu mugabo musigaye muva mu ntabwo nzi ko afite umugabo ni ukuri kw'Imana mbabare ni ukubera tutanshinga sheri mva nkubwire ibi bintu biba bwa mbere n'ubwa nyuma ntuzongera uzahita utaha iwanyu ngubu ugiye kukakabiza ubu tugenda mu nzu. kaze mubana natwe mu bintu bitandukanye tuba tugenda tubagezaho mbashimira ko mubana natwe kandi mukomeza kuragirwa n'ibintu tubagezaho muri comment muduha like urabikeneye cyane wari koze subscribe ndabigushimiye niba utarabikora urabikora kugira ngo nawe ubutaha twibane naho uri mu bice bitandukanye byo no ku isi tugaye ikaze mu kiganiro cy'umunsi ahantu turi ni mu bice by'Inyamirambo hari umugabo dutabaje mugatubwira ati ibintu birakomeye tugiye kuhagera yawe TV tugomba kubabera hanyuma turebe bimeze biti yaduhamagarije iki tuza gusobanukirwa namwe kandi nizere ko muri buze kubasha gusobanukirwa n'ukuntu byaje kuba bigenda kwa mugabo we uratuhamagarije ariko ntabwo tuzi kuguhamagarira iki bimeze bitubundi je mu abagabo mwe mfite ikibazo nari ndi mu kazi umuntu arampamagaye ngo mu rugo iwanjye ngo hari umugabo uri kunshi inyuma ndagira ngo mumfashe tujyaneyo tujye kureba niba ari byo koko uwo mugabo se yagusanze mu kazi akubwira ko bari mu kuwuca inyuma yabimenya yampamagaye kuri telefone yego ahubwo ati rurahiye betaba mu rugo iwawe hari umugabo uriyo genda ujye kureba ikibazo gihari niba ari umuvandimwe wawe cyangwa atari umuvandimwe wawe yewe turamutse dutwaye uwo mugabo twagerayo tugasanga ni ya magambo y'abantu oya ntabwo ari amagambo kuko ndamuzi ntabwo yambeshye ntabwo yakubeshye yego tugiye kugerayo rero turebe ngo bimeze bite yego mumfasha n'usaba umugore wawe yarimo guca inyuma nk'uko wawe kubwisa bigenda ni ibintu biba bitoshye kubera ko njyemba ndi kwihiringa muhigira uburyo twabaho ariko urumva nawe aba ari kunshi inyuma gusa urumva ibyo bintu bikwiye nk'umugore wanjye tubana mu rugo bagutabaje mu kazi barakubwira bati tabara byakomeye yego reka tuhagere turebe ukuntu bimeze mumfashe tugereyo reka tugereyo turebe bahageze reka turebe uko byifashe wageze hano ku muryango usohoke ndabizi ko muri mu musohoka ibintu bambwira ari bambwiye ko urukunshi inyuma ibintu bavuze nibyo cyangwa ntabwo ari byo oya ndashaka kumenya umuntu urimo hano muri iyi nzu arahari mubwira asohoke umusaza wawe ntazi ngo wahehe umusaza wawe ntabwo ugeze umumwereka umusaza wawe ntabwo amuzi mubwira asohoke mubwira sohoke n'abandi bamubona umusaza wawe nasohoke umusaza wawe umugabo atazi n'umusaza wawe netse ko njye kuzamukwereka uwo musaza wawe ntazi yaba yaraje ryari umusaza wawe se uzuvuga sheri bose bimeze bite ngiye yagenze bite sheri we kuki wantereye urugo mana none nabahe sheri n'umugabo none umugabo wanjye uterora ambwiye ufite umugabo ntabwo warambwiye uburyo ki wowe uza kunca inyuma uterora ambwiye uzi ntabwo mu rugo rwawe
umugabo wanjye ahora mu kazi ntabwo ajya mbonera umwanya kandi hari ibyo mba nkeneye. Ni ibiki se bipfa uvuga ngo mbagene? Mba nkeneye nyine ko hari ukeneye uwe uhora mu kazi uhora ujya gushaka amafaranga ntabwo ujya unkorera ibyo mu buriri ntabwo ujya ubyitaho. reka nkubaze ibyo byo mu buriri nzabigukorera utariye nariye ariko nabyo nyine mba mbikeneye. ndabyumva bikeneye ariko mba ndi guhigira urugo rwacu kugira ngo rutere imbere. ubu higira urugo rwacu kugira ngo nzajye nigwa ndyamye kimwe nawe. uva ku kazi ukaza ugahita uryamye mbese uba ubona ko ngiye mba none wowe ni umwanzuro wo guhita uca inyuma yewe ni umwanzuro wo guhita uca inyuma. none icyo gikorwa cyo mu buriri uvuze kitagenda neza ujye ubimubwira kugira ngo yewe araza ajya ku kazi akaza agahita aryama namukoraho agahita amunga kuko nyine abananiwe. ariko urabizi ko nkora akazi k'ingufu subizi ko nkora akazi k'ingufu. nese nimba ukora akazi k'ingufu ukora akazi k'ingufu ndabyumva pe ariko nyine hari byinshi wakabaye ukora byo mu buriri. ariko icyo kintu wakagombye kukimbaza ntabwo uca inyuma. ariko none se wabitewe n'iki kumwita musaza wawe n'umusore? umusore wamwitewe n'iki kumwita musaza wawe? nyine sheri ntabwo yaramuzi niyo mpamvu nyine nabanje kumwita musaza wanjye. wowe wagiye kwinjira urugo rw'abandi utazi ko uyu mugore yashatse? oya n'umukobwa twariganye yego ndurukana kera yewe namuhamagaye ambwira nyine ngo ninze musure ntabwo nari nzi ko afite umugabo ntabyo yari yarambwiye. ntabyo warabizi? oya uhageze mwakoze ibiki? njye nawe nyine twaryamanye twageze mu buriri nyine turishimishanya. ni iki cyaguteye kugenda urugo rw'abandi wa mugabo? njyewe n'umukobwa twariganye ntabwo yambwiraga ko bivuga ko mwiganye kurwana ibyo kurwana njye mbanze nisobanura. ni iki cyaguteye? maze nisobanura ariko wenda turi ku mpande zombi niba umugore avuga ati ntabwo ndamuzi gusa igikorwa cy'umuntu ntacikora urumva yakomeza kwihangana wowe? reka mbabwire ngo njye nta kintu namukorera ndamuhigira ibyo kurya kandi n'ibyo byo mu buriri ngerageza ko nshobora ngomba nananiwe ariko ndabikora. sinzi ikintu yifuza ko namukorera. uno mugabo wa mugabo urugo rw'abandi ngo warwinjiriye uzi ko uje ku mukobwa mwiganye kuko utamusobanurira. njye ntabwo yari abimbwiye ntabwo yarambwiye ko afite umugore. afite umugabo? afite umugabo ntabyo yari yarambwiye. mwabikana gakera? babarira ntabwo yari abimbwiye. murazajya guhiga Tuza gushaka igisubizo. Ihangane byabaye reka tujye gushaka igisubizo. murambabaje gusa. No kubyihanganira. Wa mugabo. ntabwo nari mbizi. Wari wamaze igihe kingana iki? n'uyu munsi nyine yamamagaye mu gitondo. yakwamagaye kubwira ngo iki? nabwiye ngo ninze musure nyine ko tutaherukana. njye twakundanaga twigana sogonderi. rero ntabwo nari nzi ko yashatse umugabo. rero ngiye kubona munguyeho njye ntabyo nari nzi. urambabaje kubera iki umugabo kubera iki umusore n'abasohorana kubera iki umusore ko kitamusobanura ko washatse umugabo?
nyine impamvu nanze kubimubwira kuko nari nzi ko atari buze mpitamo kumubeshya kugira ngo ase amurebe ibyo nshaka kuko uyu nguyu ahora mu kazi ntabwo ajya mbonera umwanya na rimwe mu gitondo wifuza ko nazajya mukorera iki none se agumye mu rugo nakora akazi mwajya mutungana iki nyine aba agomba gukora akazi nanjye ubwanjye nanjye akamenya ntabwo nkumenya se ntabwo umenya ukeneye iki mu buzima bwawe ukeneye iki wamuburanye jewe ikintu namuburanye ni kimwe none se navuye iwacu nza kwicara hano mu nzu wavuye iwanyu uza kwicara mu nzu nese ni igiki cyankuye mu rugo wabuze ndabizi iwabo ntabwo yaryaga niko arimo kuvuga iwabo yararyaga ndabizi azi iwawe waje iwe uje gushaka iki naje gushaka umugabo ngo mujye ariko nimba ahora mu kazi none ntabwo mpari nese ntabwo usanga nashashe uburirimba nabusasiye iki njye uba wabusese ndabyumva ariko umenye ko mba nananiwe uba wananiwe uba ugomba kuza ugakora igikorwa cyo ariko sereka nkubaze utekereza akazi nkora none niba uzi akazi nkora utekereza ko ibyo byose nabishobora kubera iki se utabishobora basi kubera iki utanyihanganira kubera iki utanyihanganira ntirazasubira iwacu oya ntabwo mvuze ngo uzasubire iwanyu ariko wananyihanganira nakwihanganira inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu nese ariko biba buri munsi n'ubwa mbere bikoze se n'ubwa mbere bikoze buri munsi urabikora n'ubundi kubera ko atamushimisha buri munsi uca inyuma nese kaba adahari ubwo nakora iki mba nshaka nanjye kugira ngo nanjye waretse kumbabaza buri munsi uca inyuma aho kubabwira urankunda cyangwa nakukunda kuko wasanga ubu ntambeshya ngo wagiye ntagukunda ntabwo njya kwigwa nkora kara kazi k'imvune kuriya kugira ngo dukunde tubaho urugo rwacu rutera imbere ntabwo nkubeshya niyo mpamvu we n'uyu mugabo musigaye mwumva ntabwo nzi ko afite umugabo ni ukuri kw'Imana mbabare n'abagabo mwe n'iki nyine ngewe mpamvu ntamusobanuro nta nubwo kwanza ntabwo nzi ko ari buze ku manywa ugasanzwe ataha nijoro ubwo rero si umugabo amanywa yose mba nagiye bari gusambana nase wowe ni ukubera tutanshimye shari reka dushake igisubizo ahubwo umuntu wakorewe yagiye ngo akubwiye icyo njye bampamagaye ndi mu kazi yego aravuga ati mu rugo iwabo hari umugabo wataha ukajya kureba ikibazo gihari amubaza se wabibwiwe n'iki avuga ati njye ndahageze nkasanga undi muntu utariwe kandi yaje kukureba avuga ati nta kibazo reka ngereyo umuntu mpageze nkasanze uyu mugabo ntabwo muzi sibyo mubaza ikintu cyamuzanye mu rugo iwanjye nabaza umugore wanjye ngo ntabwo muha umwanya mbese aragira ngo njye nigwa ndyamye ntakora njye mba nagiye gushaka ibirayi kugira ngo urugo rwacu nawe aravuga ati ariko igikorwa cyo mu buriri nacyo kigomba kubaho ndabyumva ariko icyo gikorwa cyo mu buriri niba kigomba kubaho kigomba kubaho ariko umuntu yanariye wabikora utariye ntabwo wabikora utariye ntabwo bibaho ese urumva ibyo bintu bishoboka none se wowe washishimira ko muzajya mwirirwa mu buriri gusa ntabwo mbyishimiye kuko ushaka ko tuzatwiba turyamye tu akazi nkareke yego n'icyambere ni ubwira akazi nkareke ariko nyine uba ugomba guha igihe amafaranga ugaha igihe n'umugore wawe ntabwo nguha igihe muri weekend ntabwo tuba turi kumwe muri weekend si bwo uraboneka ndaboneka sheri waretse kumbabaza kandi ndabasohorana we n'uyu mugabo wawe ndabasohorana weza kunyipfushafusha n'ubwa mbere nabaye wenda turebe ko tubanze kumve ni ubwa mbere ibintu bikoze ni ubwa mbere bikoze cyangwa se ubikora ni ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere w'imbeshyi tubwiza ukuri kugira ngo umuntu akubabarire ni ukuba wavugishije ukuri ukavuga uko ibintu bimeze ni ubwa mbere bikoze ni ubwa mbere urambeshye ntabwo ari ubwa mbere niki nagukora kugira ngo ntizongere kubaho ni uko wambabarira kugira ngo ubabarire pfukama ntabwo nudapfukama urabizi nta mbabazi ndi buguhe pfukama
Usara byemeye. Niba udapfukamye nta mbabazi ndi buguhe. Tureka byemeye. Sheri oya. Niba udapfukama nta mbabazi ndi buguhe. Nese ikindi gihano kitari cyo gupfukama. Ndavuze ngo pfukama. Niba ushaka ko Sheri nkubabarira. oya. Pfukama usabe imbabazi. Uko wankoreye amakosa. Pfukama usabe imbabazi. Gupfukama nibyo bituma umubabarira. Napfukama ndamubabarira. Nadapfukama birangira bitese. Nadapfukama we n'uyu mugabo ndabasohora. Ndabasohora n'abagenda. Pfukama. Sheri oya. Ntabwo uri bapfukama usabe imbabazi. Basi umbabarire ariko uyu mugabo arimo avuga gucyo. Usabe imbabazi. Uyu mugabo uyu mugabo ni nawe nyiyaba yazana wa byose. Uyu nguyu. Basohora. Wowe. Basohora nimwe. Muko none none. Mwumvika. Ndashaka gukemura ikibazo cyanyu. Ndashaka gukemura ikibazo cyanyu mu hasi hanga. Ntabwo bizongera boss. Ntabwo nari mbizi. None wanze gupfukama kugira ngo mubabarire. Ntabwo nari mbizi. Uretse twumva cyane muteye. Ukurikije uyu mugabo tubafatanye. N'uyu mugabo wawe. Itandukaniye mu buriri. Uburyo uvuga uti uyu mugabo ntabwo bikaga neza ariko nabonye uyu musore rwose arizi. Oya mugabo wanjye nyine azi kubikora neza ahubwo nuko nyine atajya nuko utajya umbonera umwanya ntabwo ujya umbonera umwanya niyo mpamvu ngerekeraho ubugabo bungana gutya Sheri ibintu byose uzi kubikora uzi no gushaka amafaranga uranamayira nkajya nkahaga ariko ikintu cyitwa icyo mu buriri ntabwo kubikora wowe nta mugore wari ufite njye ni umusore nta mugore mfite uri umusore uri umusore uretse guca inyuma umugabo mugenzi wawe urumva binesha n'umukobwa ntabwo yari yarabimbwiye rwose namuhamagaye kuri fone mu gitondo ambwira ngo nize musure yantantegeye no kuza ye yantegeye wamutegeye mu mafaranga y'urugo ntabwo nari imbere yantantegeye ye ntabwo nari imbere murambabaje gusa wamutegeye ngo aze akora iki ni ukuvanga amafaranga nkorera nyagusigira ngo uhahe ukayategeramo abagabo mu mafaranga y'urugo umusore wagiye gukorera umugabo wawe nese ubwo nari urumva utananiye kwera nese ko nyine nari mbikeneye y'untegereza none yarashize igihe kinini cyo gukora kuryo wumva kwihangana byakunaniye mwana yanjye hari hashize nk'icyumweru urumva icyumweru utakihanganira ni kinini ni kinini kandi mba ngukeneye ibintu byose ubiha kumara icyumweru utarongora umugore wawe wumva bayihate igihe tutatunaniwe bikaba ngombwa ko tuba agacupa tukiryamira kandi urabizi ko muri iki gihe bari uguhigahiga kugira ngo urugo rutere imbere urumva nawe ibintu asigaramo asigara ari kunca inyuma umva nabigenza nte none se wamwumva ibavuga ati cyanyweye mu rugo nta kibuze we ntabwo wamwumva ariko si wowe ntabwo yakwihangana ko abaza ahantu mba ndi yavuze kwihangana gute namwumva njyewe atanyumva ko mba nagiye kumuhigira kugira ngo turebe ko urugo rwacu rwatera imbere none se wa mugore we kuba kubwiye gupfuka mukanga biraza kurangira bituwe wa mugabo umugore ko yanze gupfukama vuga ngo wansuzuguye sheri wansuzuguye ntabwo nagusuzuguye oya wansuzuguye ntabwo ngo pfukama ndakuba nkubabariye ngana wibaze uri umugabo wanjye twarashakanye sibyo ariko mufatiye mu makosa nyine umfatiye mu makosa ariko ibintu byo gupfuka kugira ngo wabarirwe byagenda bite ndetse nta kindi gihano wareba n'ikindi gihano wumva yago nareba ikindi gihano amaki nawe gishaka n'ikindi gihano wumva yago nuko namusaba imbabazi akambabarira ariko ntamupfukamira ikimenyetso cy'uko ibintu utazagenda nawe urabizi ko umuntu apfukamira imana nese ubu ngubu mpfukamira umuntu abagabo bajya batera amavi bivuze ko ubagaye oya ariko nabo umuntu apfukamira imana oya naba nyine no mu buryo bapfukamamo n'agasuzuguro oya ntago ari agasuzuguro nyuma y'uko umugore waguca inyuma ukamwifatira agiye gukurikiraho iki mu by'ukuri nyuma y'uko umugore wanjye aciye inyuma kandi namwe mukamubibona yenda namuhaye igihano kugira ngo mubabarire yanze kunyumva agiye gukurikiraho iki icyifuzo cyanjye nuko nabasohora nawe n'umugabo wa mugabo usenyeye uhoze ari umushuti wawe urumva udahemutse ntabwo yari yarabimbwiye we nankoze amakosa ariko ntabwo yari yarabimbwiye we nariko se barahugura kuri uyu oya nanjye ndaryibaraho ariko iyo mbimenya ntabwo mba naje mu rugo rw'abandi nose ubwo uribara ariko se kandi waje utabizi kubera nyine byangwiririye niyo mpamvu ndi kuryibaraho aka kanya byakugwiririye wazanywe n'umuyaga mbabarira nese ko yambwiye ko nta mugabo agira none urabona njye ndike urabona njye ntari bara boss mbabarira sheri watuje nawe mpora nakubwiye ngo nudapfukama murasohokana mwembi murasohokana mubabarire boss
niba nguhaye igihano ukacyangura witsekera urabona nkeneye kutsekera wowe n'amafuti yawe urimo uranaseka nese sheri ubu wowe reba uno muntu uri kumuhora iki mwembe dufite amakosa yego naguciye inyuma ndanabyemera mbabarira ibi bintu je ntabwo mbikunda njye ntabwo nzongera mu mbabarira hari ubundi ujya ubikora oya n'ubwa mbere no mukobwa ntabwo nzongera kumuhamagara nimero ye yose ndayisiba njye ntabwo nari mbizi uyu musore mwakundanaga ubundi ngo ryari ko wavuze ngo mwaye musanzwe muri ifu ne uyu musore twariganye tuza nyine kurangiza amashuri ubwo rero ndamuhamagara nawe araza muha amafaranga y'itike naramwoherereje kuko nta tike yari afite nta tike wari ufite wa musore nta n'igiceri cyinshi mufite kuraza gusenya ingo z'abantu ntabwo nari mbizi ko afite urugo njye yambwiye ngo ngwino nyine nk'uko twakundanaga twongere dukundane nageze rero waje nta n'igiceri cy'ijana ufite none se ko wamuhaye itike imuzana uramuha n'iyimusubizayo nese ko umugabo wanjye ahari ntabwo wa mugabo urataha n'iki ubu njye nyine kugenda n'amaguru ntakunda ubuse ko bana yavunnye koko ubwo ndabasha kugerayo uretse wa mugabo ni wowe ibintu byo guca urugo rw'abandi nyuma oya ariko njye ntabwo nari mbizi ko afite umugabo wa mugore ntabwo nari mbizi umugabo hari ikosa afite uyu musore hari ikosa afite oya ikosa riri kuri njyewe ndaryemera kuko ni njyewe wamuhamagaye mwohereza n'itike araza ariko ntabwo nari nzi ko umugabo wanjye ari buze kumanuka ari buze ubundi asanzwe aza nka sangahe aza nka saa moya bivuge ngo amanywa yose wirirwana n'abagabo oya ariko ubundi nagushatse natekereje cyangwa ni nahumirije yewe ngabo nkubabarira ariko hari mwari mumanyira ikingana iki n'umugabo wawe imyaka itatu none si imyaka itatu niyo ribwa guciye inyuma ubwo muri iyo myaka yose byarabaga cyangwa mu myaka itatu n'ubwa mbere bwo muciye inyuma wumva ari kuvuga ngo mu myaka itatu se ubundi bwo niyo kwihangana nese ubu ngubu sinzi ibintu asigaye aba arimo rwose ahora mu kazi ntabwo ajya mbonera umwanya nicyo kibazo subiza ko akazi ari ingenzi se nyine akazi ni ingenzi n'ikindi ntako zari ubwo warya ntako zari ubwo warya cyagitenge utekereza ko wazabibona gute ibyo kwambara kwisiga ntabwo umunsi ko kwisiga byanyu bihenda cyagitenge wazakibona utagiye gukora igitenge nta kundi nyine nakibona atagiye gukora cya mbere ni ugukora akabona amafaranga noneho ubwo hitamo hagati yo gukora no kujya mwirirwa mu buriri nzongera kukwizera nshingiye ku kintu gukora azajya ajya gukora menye n'ibyo mu rugo rwiwe ibyo mu rugo rwiwe ubwo no kuvuga mu buriri amenye ko no mu buriri agomba kuza nibikomeza se kuba gutyo uzongera ujya gukomeza muca inyuma oya ntabwo nzamuca inyuma ubwo tuzicara ngewe nawe tubiganireho urumva umugore nakomeza kumubana cyangwa musohora njye ndumva umuti namusohora akajyana n'uyu mugabo bako njye ntabwo ndi bubyihanganire guca inyuma uwo mwashakanye ni amakosa none se kumbwiye ngo apfuke amakanga wa mugabo yansuzuguye yanciye inyuma muhaye n'igihano yacyanze hagiye gukurikira ikigo kubasohora bombi bakajyana umugore se ntabwo uri umuhemukiye ndamuhemukiye gute umuntu niba muhaye igihano akanga kugikora urumva njye atansuzugura se noneho deja nzaniyeho umugabo aransuzugura birenze kuba ngubwira ngo pfukama ukanga gupfukama murajyana si gupfukama byagutwara ari bwongere kwinjira hano gupfukama byagutwara icyo ku rwego ntago wongera kwinjira ahangaha umugabo arafunze wagenda wambaye uko nguko sinzi uko muri bubigende gupfukama bitwaye uri kubona nagera icyangugu koko nambaye gupfukama bitwaye ntabwo bindeba rwara nagera icyangugu ujya kunca inyuma wabitekereza ubusa nagera imbere y'ababyeyi icyo utatekereje ibyo ngibyo mujya kunca inyuma mujyane mwembi nta muntu uri bwongere kwinjira hano ikintu nkubwira cyo ntabwo wongera kwinjira hano none se uretse gufata uwo mwanzuro uretse gufata umwanzuro wo guhita umwirukana ndababaye cyane igihano ariko se wakoze igihano baguhaye cyangwa ntabwo ubikora
igihano nabwo cyo gupfukama ese nta kindi gihano wamwe nta kindi gihano nawe uretse gupfukama nudapfukama murasohokana wihora nakubwiye kuri bunkore wamaze gupfukama siko bimeze gupfukama n'ibitaba birigenda bite n'ibitaba barajyana bombi barajyana wa mugabo we uri tayari gufasha uyu mugore rwose kandi yananegeye ubu nawe ushoboze uzi umuntu umeze gutyo ubundi ugira ahantu uba none se ko ivyo ngivyo ubimenye nyuma yuko umaze kuryama ntabwo nyine kubera ko twiganye ntabwo narinze ahantu wari uzi ko yagafashe narinzi kuri arubwo narinzi ko ameze gutyo munana ibi se ko ubibonye muvuye mu buriri kuba atangiye gupfobya n'umusore bamaze kuryamana urabifata nk'amateka ngo bimeze bite cyangwa n'ubundi yacitswe ni ukugira ngo mbonaho nahera mubabarira ariko ntabwo biri bushoboke n'ubundi birashoboka ko basanzwe babikora gusebya uyu musore mumaze kuryamana ni ukugira ngo uyu mugabo akone neza wareka kunkoraho ndimo ndakubaza ngo gusebya uyu musore mumaze kuryama ukaba utangiye kuba ko ari nta kigenda mu buriri yabikoze nawe urimo urabimugaye kubera ukuntu nari mfite ubushyuhe ntabwo nari nzi yuko ameze gutya nari nzi ko ari umusore umugabo wase wamwubise gutya njye naje wari ufite ubushyuhe ntabwo kubisa ntari nakwezi gutya wari ufite ubushyuhe kubera ko nari mfite ubushyuhe ntabwo nitaye ukuntu ameze yewe n'umugabo wase si we wagize yabikoze ate se yabikoze ate uyu musore ariko naje neza nabikoze neza njyewe umugabo se wongeza gutya wabikoze neza ariko ntabwo wagezaho umugabo wanjye nase kumurisa gutya wongeza wawe niba utagezeho umugabo wawe cy'umuco inyuma ni uko atajya mbonera umwanya kandi hari icyo mbonera ntabwo ujya umbonera umwanya igihe cyose uhora mu kazi ubu igihe cyose uhora mu kazi niyo mpamvu ibituma nagwaye nibyo rero urashinzwe ibyaha none se kurya ubwo bushyuhe waba ukwese si mu mavuta uba wariye uyu musore ashinzwe ibibazo byinshi arashinzwe guca inyuma agashinzwa no kugupfubya igihano uyu muhenere kiwe uyu musore nyine warasohoka agende ansigare n'umugabo wanjye niko bimeze biragoye kuba nahita mfata umwanzuro wo kongera gusubirana nawe kandi mubibona ko namwe yamenyukiye icyo kintu wumva kiragora none ndi no kumuga ati napfukama nsaba imbabazi yuko atazabyongera yansuzuguye baze gusuzugura umugabo kabiri mu rugo rwe umva icyo kintu wakihangana wa mugabo wahemutse mwabaga murumva icyo kibazo mfite muri uru rugo rwanjye kugira ngo gikemuke ndabanza tubabarira wa mugabo butarwa wowe umukoreye iki sheri cyane nabwo uragikora cyangwa ntacyo uri bukore uragikora cyangwa ntacyo uri bukore kudeba gutyo igihano naguhaye uragikora cyangwa ntakurikira none se ko bavuze ko basohora ari bombi ukabusohoye umwe none se mwabagabo murabona uyu ni umugore wanjye sibyo wenda uriya ni umusambo kugira ngo urugo rwanjye rusubirane umutekano kuvuga ati ansaba imbabazi kandi namuhaye n'ibihano nabyemera ndamubabarira natabyemera nawe ndamusohora bajyane aya pfukamira asa umugabo urimo asakora gupfukamira urabyemera ko ndi umugabo wawe se ndabyemera ko uri umugabo wawe niba ubyemera kuki nkubwira ngo pfukamira ukabyanga ndetse kuki ushaka ko mupfukamira nta kindi gihano wamwe nta kindi gihano mfite pfukama Tisheri basi ngo namubwire ko arakaye cyane watuje pfukama ze n'amahirwe uyu munsi turi habya mahirwe pfukama mugore kumona defashe muri seriye ariko byawe pfukama wayemutse pe urabona ndi guseka pfukama Tisheri ngize n'amahirwe uyu munsi oya winkora hariko habya mahirwe uri muracu inyuma we ngugize amahirwe we ni gute usaba imbabazi ko yamukiye umugabo wawe pfukama pfukama nyine pfukama abana ntabwo uri gupfukama pfukama nyine nta kindi gihano wamuha nta kindi gihano ni ugupfukama pfukama nicyo gihano naguhitiyemo pfukama ntabwo wabikora pfukama ntunkoreho kandi utabikoze bikore nkuko nabigusaba nibimunanira akorwa iki nibimunanira ndamusohora bajyane nkuko usohoye uriya yego ubwo se umugore wawe umwubahishije wowe njye yanyubahishije ariko nca inyuma njye wanyubahishije yego nakubwira ngo ntunkoreho pfukama ntabwo ushaka gupfukama
ntabwo bishaka se nese ga nawe tuzanye ureke kubirakarira nese ko arakaye cyane urukona ko ni kamera bikora bikora utanyegereye ariko bikorera aho ngaho urapfukama nagupfukama mva nkubwire ibi bintu biba bwa mbere n'ubwa nyuma nuzongera uzahita utaha iwanyu ubu muri iyo nzu ntuzongere guca umugabo wawe akubabarira bivuye ha igihano si cyo gupfukama kirakugoye cyane ku buryo ubikoze ubwo none ukurikije ibyo wamukoreye no gupfukama si iki gikomeye ukurikije ibyo wamukoreye no gupfukama ari iki cyane oya ariko bivuga ngo ariko sheri wowe wanciye inyuma ngo ariko sheri mwari mumaze kwiyunga ariko twari tumaze kwiyunga none ibyo ndabyumva ariko ntabwo umujinya uranshiramo ntabwo birarangira sugo wagiye ureka mukandi mwari muhoberanye ariko bigenze bitewe ukuntu bimbabaza kandi uzi ko mba nagiye kuguhigira wari umubabaye ariko nese ko warumva bariya wansabye kugupfukamira nabikoze none kuba naguhaye icyo gihano bivuga ko nahita nishima ako kanya se ariko bana ni iki sayi bugukore ngo wishime shaka ko mwaza reka kumbabaza mwana reka kumbabaza ni iki sayi bugukore ngo wishime wari umuhobeye mbona asa nawe umubabariye none ndabona ntabwo bivuze ko byakuraho ikosa yankoreye kuko yambabaje cyane buriya iyo ufashe umugore wawe yaguciye inyuma kandi uba uzi ko wagiye kumuhigira kugira ngo umubeho biragorana guhita wafata umwanzuro wo kwishima ngo nuko wamubabariye bitwara iminsi araza gukora iki gusa biragoranye nubwo nakubabariye ko birambabaje ahubwo ngwino tugende tujye hehe ugiye kurwara sibyo umugabo agarukanye umunezero we uko mubibona basa n'abongeye kwiyunga ngubu ugiye kugakabya izuba tugenda mu nzu